ukeka ko Muammar Gaddafi bamwishe kubera ko yicaga abaturage be? Oya, hagari iyo mpamvu. Impamvu bishe Muammar Gaddafi dore ni izi ngizi. Wari uzi ko muri Libya buriya nta muntu n'umwe wararaga ku muhanda bagiraga, nta muhomuresi wahabaga. Biriya no muri Amerika be usanga abantu barara ku muhanda, no mu bindi bihugu byose nta gihugu kibura abantu barara ku muhanda cyangwa batagira ahantu haba. Muri Libya nta muntu n'umwe wabaga muri Libya utagira inzu yo kubamo. Muri Libya no kuvuga ngo buri muntu wese yabaga afite urugo, afite wenda uwo babana, wenda yarashatse ari umugabo wubatse ufite urugo, cyangwa se ukaba muri apartment ukunze kwita ngo ni mu flat. Ikindi wari uzi ko kwiga muri Libya byari ubuntu guhera mu kibura mwaka, harya bya bindi bita guhera muri crèche kuzamuka kugera hejuru urangije amashuri yose ushaka kwiga byabaga ari ubuntu muri Libya. Ikindi kintu cyabaga muri Libya ku butegetsi bwa Muammar Gaddafi, iyo umunyeshuri yifuzaga kujya kwiga, wenda avuze ati ndashaka kujya kwiga muri Amerika, leta niyo yamwishyuriraga ayo mashuri agiye kwiga muri Amerika cyangwa n'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose. Upfa kuba ushaka gukomeza kwiyungura ubumenyi ujye kwiyigira, barakurekaga bakakwishyura amashuri yawe aho wajya kwiga hose ku isi. Uyu mugabo ari kutubwira ati je nari ndi muri Libya ubwo Gaddafi yafunguraga ibitaro bya $500,000 by'idolari yubakiye abaturage be. Muri ibyo byumba muri ibyo bitaro bya $500,000 z'idolari, no kuvuga ngo je nari ndiyo nibonera ko muri ibyo bitaro hari harimo ahantu ho kubagira cyangwa se ibyumba byo kubagiramo abantu, nyine bwa buvuzi buri hejuru cyane bwo kubagiramo abantu bigera muri 18. Ikindi umuturage wese wakeneraga kwifuza muri Libya, kwifuza byabaga ari ubu. Muri Libya bari bageze ku rwego ko muri Libya kuba batangira kwikorera imiti yabo, basigaye bagira imiti bikorera kandi ivura abantu ikaba yanakoherezwa n'ahandi. Nta muturage n'umwe wigeze ukenera kwifuza wenda ngo bamubwire ngo uratanga make ngo cyangwa iki. Kwifuza byari ubuntu 100%, kandi bafite ubuvuzi buri hejuru, bafite abaganga b'inzobere. Noneho ubwo ndi gukubwira ku butegetsi bwa Muammar Gaddafi, indwara urwaye yaba ari ya ndwara bigusaba koherezwa hanze ngo kujya bya bindi ndwara bikomeye cyane, bakavuga ati abitaro byonyine byamuvura wenda biri mu gihugu gikomeye nka Amerika cyangwa biri mu gihugu icyo ari cyo cyose. Nyine icyo gihe ukuntu byagendaga, Libya nanone yahitaga ikwishyura, bakavuga ati mu gihugu cyacu dufite umurwayi ufite indwara itabasha kuvurirwa hano, ni igihugu cyishyuraga iyo fagitire ukajya kuvurirwa mu bitaro ibyo ari byo byose ku isi bipfa kuba byavura iyo ndwara. Nuko Muammar Gaddafi yakoraga. Muri make ku bwa Gaddafi ikintu cyose mu gihugu cyari kimeze nkaho cyari cyarishyuwe ku muturage. Umuturage ibintu byinshi yibonera ku buntu. Ikindi muri Libya buriya kera gihugu cya Libya Gaddafi akikiyoboye nta deni ririya kira gihugu cyagiriraga amahanga habe na rimwe. Mu gihe tuzi ko na bya bihugu by'ibihangange bekera amadeni, Libya nta deni na rimwe yari ifitiye ikintu igihugu icyo ari cyo cyose. Ibintu byose byavaga mu mafaranga yabo gusa. Muammar Gaddafi ngo ibyo bintu yari yarakoreye igihugu cye, yari ari kugerageza kureba ko none ibyo bintu byaba kuri buri gihugu cyose kiri muri Afurika, kandi amahanga yarabibonaga, na bya bihugu byitwa ngo ni ibyahatari byarabibonaga. Muammar Gaddafi gahunda yari kurikiye niyihe? Gutangira kureba ko noneho ibihugu hafi ya byose byo muri Afurika byagera ku rwego nk'urwo ariho. Ibaze rero nawe baba koloni cyangwa se bagashaka bo hake kubona ibihugu byose bibaye nka Libya imeze gukiri ku rwego runarenze, bo bari kubitekereza gute, bari gukora iki? Ibaze nawe ukuntu bagombaga kwiyumva. Icyo gihe ngira ngo urabizi ko noneho n'abari abafaransa n'ibiki byose bari bakiri muri biriya bihugu bitangiye kugenda bibirukana gake gake uyu munsi wa none. Icyo gihe bari baraka